Nshuti za Songera rero uyu munsi ngiye kuganira n'aba bakobwa b'abashuti banjye bagiye kuri dating app. Mu by'ukuri nabarangiye app rwose zifasha umuntu agenda agakuraho umukunzi kandi uri seriye, ku buryo abenshi bagiye bakora amakwe bazivuyeho kuri ba bantu bifuza abasheri b'abazungu mu by'ukuri. Ariko mu by'ukuri nubwo muhora mumbaza ibintu byayo ntabwo mpuza abasheri. Nanjye nagiyeho ngiye kwishakira sheri rwose. Ibintu ntibyangendekera neza, ariko ntabwo mpuza abasheri, nta muntu muza njya mbura banyandikira ngo wampaye pasi y'umuzungu. Muramenyerwa muramenye nta pasi nanga. Uyu munsi rero ngiye kukubwira ibimenyetso njye nagiye nkusanya byakwereka ko uwo muntu mwahuriye kuri app, cyase yaba ari umuzungu cyase uno muntu uba mu bihugu by'abanyamahanga, mu Burayi, muri Amerika, za Canada, yaba ari seriye mu rukundo. Ikintu cya mbere ni uko uyu muntu nubona kuri app azagusaba ubucuti, cyangwa se wowe umusabe, numwandikira cyangwa se nakwandikira musubizanye, mugire gute, muhane nimero. Ikintu cya mbere kizabwira ko ari interested muri wowe ni uko azajya kwandikira kenshi nubwo waba utamwandikiye. Ngewe nakuyeho nubwo wenda bitagenze neza ngo tube twabasha kuba twabigeraho, ariko nari narakuyeho umutipe wari seriye w'umunya Australia. Yari umutipe uri seriye cyane nyine, w'igitubi, wibyibuye, wanganaga nko kumwe nanganaga. Ariko ikintu kikwereka ko umuntu ari seriye ni uko akwandikira niyo waba utamwandikiye. Ntugahora ari wowe wandika message mbere, ari wowe umuhamagara mbere, oya. Ikindi cya kabiri, muzi ko abantu baba bari muri biriya bihugu bakunda kugira ikibazo igihe cyabo bari gitoya, ariko uyu muntu ntabwo ajya kurira igihe. Arihangana uko byagenda kose akakuhamagara, kandi apana avuga ngo muhora muvugana ngo kuri message ngo kuri audio, hoya. Agafata akanya akaguhamagara kuri telefone, mukaganira kuri telefone, akaguha umwanya we iminota 30 isaha, umuzi ko igihe cyahariya kiba gihenze. Ikindi cya gatatu nge nabonye cyankuriye ni uko uyu muntu ari seriye kuri wowe, ashaka kukumenya, akamenya aba yumva ashaka kumenya wowe, akumva ashaka kumenya buri kimwe cyawe cyose, ibyo ukora, famiye yawe, akaba ashaka kukumenya nyine, ashaka kumenya ubuzima bwawe. Icyo ni icya gatatu. Icya kane ni uko uyu muntu mufatanya planning hazaza, mukavuga igihe kizaza muzashakana, akakuganiza uburyo uzabona visa, cyangwa se we azaza kukureba, nyine mukaba mufitanye plan y'ahazaza, tuzashakana, uzansanga muri Amerika, uzansanga muri Canada, se nyine akaba mufite plan y'ahazaza. Ikindi kinyongera cya nyuma nabonye ngewe nkabibona ku bantu benshi, nagiye mbikusanya ku bantu benshi bagiye bagira urukundo ruvuye ahantu, nuko uyu muntu agira ishyushyu yo kwiga umuco wawe ndetse n'ururimi rwawe. Ngewe musheri wanjye nagiye kumva numva atangiye kujya mbaza ngo se ngo ni gute bavuga ngo I love you mu rurimi rw'iwanyu, nkabimubwira akambwira ati simbyumvishe, tifata audio mbyumve neza uko mu bipronouncinga. Nkamubwira ati bivuga ngo ndagukunda. Rimwe turi kuvugana tujye nko gusezerana, nkajya ko mama arambwira ati ndagukunda. Nyine nkumva biranshimishije, nyine nkumva ni byiza pe. Rero iyo umuntu ari seriye kuri wowe, nubona umuntu ashaka kumenya umuco wawe, ururimi rwawe, ngewe nari narakuyeho yari seriye, nuko nyine habayemo ikibazo, baba baramubwira ati ntabwo dushaka amaraso y'abirabura mu muryango. Icyo gihe nawe nyine tubigira intambara, turaserera. Noneho ndamubwira ati we kurikirana iwanyu, akambwira ati genda gukunda. Ariko papa we ararwara, arembye kubera nyine ibibazo by'umutima, kubera kumva ko umuhungu agiye gushaka umwirabura. Ngiye mitamo kumuboroka, nyine ndavuga ati uyu muntu reka ne gutandukanya imiryango, ntabwo ari nge wayihuje, ngiye mbivamo. Ariko umutipe yari seriye. Ikindi kandi uyu muntu iyo agukunda by'ukuri, hari ugusapotinga pe, ukaba wamubwira ati mfite ikibazo, akakohereza $1,000, 1,000, 2,000. Nzi abashuti banjye rwose bagiye bakuraho abasheri, ugasanga mwohereza amafaranga, hari igihe usanga kwishyurira inzu akakumenyera biri kimwe nk'umugore we. Rero uyu muntu akubwira iwabo, ku buryo mushaka kuba muri kuvugana, niba ari umutipe wawe cyangwa abana n'inshuti ze zose ugasanga zirakuzi, ukabona ziravuga izina ryawe, ziragusuhuza. Nubona ibi bimenyetso uzamenye ko uyu muntu mwahuriye kuri dating app, yaba ari umuzungu yaba ari umwirabura, uzamenye ko ari seriye kuri wowe, agukunda. Rero nagize amahirwe yo guhurira n'abantu babiri, turakundana. Umwe byagenze gutyo, undi nababwiye ukuntu byagenze, ko yambwiye ngo yikundira threesome nkabivamo. Undi wese ndamuvugaho. Murakoze rero, umva wowe ndi mugizi banga we. Munsi imbere nzaza mubabwireho.
murakoze rero nizere ko mubimenye ntimukajye mumbaza sinanga pasi dashwi